wigeze wibaza uko umwana wakuriye mu Rwanda akaza gukurira mu buhungiro yaje kugera ku rwego rwo kuyobora igihugu? Iyi ni inkuru ya Paul Kagame kuva mu bwana bwe kugeza ku ntangiriro y'urugendo rwe rwa politike. Paul Kagame, urugendo rw'ubuzima n'amateka, byanditswe na Iradukunda J1. Icyitonderwa, iki gitabo ni inyandiko y'amateka igamije gusobanura urugendo rw'ubuzima bwa Paul Kagame kuva mu bwana bwe, ubuhanzi, ubuhunzi, amashuri n'ubuzima bwe muri Uganda kugeza ku ruhare yagize muri politiki y'u Rwanda no kuyobora no ku buyobozi bw'igihugu. Aho bishoboka ko amakuru atandukanye n'ibitekerezo by'umwanditsi biratandukanywa n'amateka ya paje ya mbere. Itangiriro, umuntu wavuye mu bihe bikomeye. Amateka y'umuntu ashobora gutangirira ahantu hasa naho, ariko rimwe na rimwe akagenda ahindurwa n'ibintu bikomeye birenze ubushobozi bwe. Iyo tuvuga kuri Paul Kagame tuba tuvuga ku muntu ubuzima bwe bwahujwe n'amateka akomeye y'u Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari. Paul Kagame yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 57. Uwo mwaka wabaye igice kinini u Rwanda rwari rugiye mu mpinduka zikomeye za politike n'imibereho. Nubwo umwana avuka atamenya ibizaba mu gihugu cye mu myaka iri imbere, ibihe igihugu cyari kirimo bishobora kugira uruhare rukomeye mu buzima bwe. Ubuzima bwa Kagame bwaje guhinduka cyane ubwo umuryango we wajyaga mu buhungiro muri Uganda. Ubuzima bwo kuba kure y'igihugu cy'amavuko bwamuhaye uburambe butandukanye nubwo abana benshi bari bafite mu Rwanda muri icyo gihe. Iyo umuntu avuye mu gihugu cye akajya kuba ahandi ahura n'ibibazo byinshi, kumenyera ururimi, umuco, kumenya abantu bashya, kwiga mu bundi buryo bushya ndetse no gukura yumva ko igihugu cy'amavuko kiri kure. Ku bijyanye na Kagame, ubuzima bwe bwo mu buhungiro bwaje kuba kimwe mu bice by'ingenzi by'urugendo rwe. Nyuma y'imyaka myinshi yaje kugira uruhare mu rugendo rwa politike n'igisirikare by'Abanyarwanda byari bifite intego yo kugaruka mu Rwanda. Niyo mpamvu iyo dutangiye kuvuga amateka ya Kagame tudakwiye guhita dusimbuka ku gihe yabaye perezida. Kugira ngo umuntu yumve uwo ari we ni ngombwa kubanza kumenya aho yaturutse, ibihe yakuriyemo n'ibindi. Ni ibintu byagize uruhare mu kubaka imitekerereze ye. Urugendo rw'ubuzima bwe rwanyuzwe mu bice byinshi: ubwana, ubuhunzi, amashuri, urugamba rwa politike n'igisirikare. Biri mu bihe bikomeye by'amateka y'u Rwanda ndetse nyuma yaho ubuyobozi bw'igihugu. Iyi nkuru rero ntabwo ari iy'uyu munsi, ni urugendo rw'imyaka myinshi Paul Kagame yabayeho muri Uganda ndetse akaza no kuba yafata igihugu. Paji ya kabiri, ubwana, umuryango wa Paul Kagame. Paul Kagame yavukiye mu Rwanda kuri tariki ya 23 Ukwakira mu 1957. Yavukiye mu gihugu cyari gitaragera ku bwigenge. Kandi Afurika yari iri mu gihe cy'impinduka zikomeye za politiki. Ubwana bwe bwabaye mu muryango w'Abanyarwanda, ariko amateka ye n'akarere ntiyatinze kugira uruhare mu buzima bw'umuryango we. Kuva umuntu akiri umwana, umuryango niwo aba ari ishuri rye mbere. Ni aho amenya ururimi, umuco, uburyo bwo kubana n'abandi n'uko abantu bafata igihugu cyabo. Ku muntu wakuriye mu bihe by'impinduka, byose bishobora kwiyongeraho isomo ryo kumenya ko ubuzima bushobora guhinduka vuba. Mu myaka yakurikiyeho umuryango
umuryango wa Kagame waje kujya mu buhungiro muri Uganda. Ibi byatumye ubuzima bw'ubwana budakomeza mu Rwanda gusa, ahubwo ahura n'ubuzima bw'umunyarwanda uba hanze y'igihugu. Ubuhunzi ni ijambo rishobora kumvikana nk'aho ari ukugenda gusa, ariko ku muryango ni impinduka nini. Hari ugusiga inzu, aho wamenyereye, inshuti, bene wanyu, ndetse n'ibintu byinshi byari bisanzwe mu buzima bya buri munsi. Kuri bamwe ubuhunzi bumara igihe gito, kuri abandi bushobora kumara imyaka myinshi. Iyo umwana akuriye muri ubwo buzima, ashobora gukura afite ibibazo byinshi yibaza ku gihugu cye cy'ahazaza hacyo. Mu nkuru ya Kagame, Uganda yabaye ahantu h'ingenzi cyane mu buzima bwe. Niho yakuriye igice kinini cy'ubuto bwe, niho yize, kandi niho urugendo rwe rwaje guhurira n'abandi banyarwanda bari bafite ibibazo bisa n'ibye. Ibi bituma ubwana bwa Kagame budashobora gutandukanywa n'amateka y'abanyarwanda. Andi makuru cyangwa ibindi bitekerezo tuzagenda tubibagezaho kuri page ya 3, dore ko page ya 3 tuzayigarukaho ku munsi w'ejo, tugafata na page ya 4, ubutabera n'igihugu yabayeho ari kure. Nibyo ejo ku munsi wa 6 tuzagaruka. Uyu munsi twari twarebeye hamwe igice cya mbere, page ya mbere kugera kuri page ya 2. Umunsi ku wundi ni page ebyiri buri munsi, tuzatuba tukabahera mu nkuru imwe. Ese ino nkuru tuyikomeze cyangwa tuyihagarike? Ese wumvishe iryoheye amatwi? Ese waduha igitekerezo cyawe ndetse ukatubwira n'icyo twibagiye kugira ngo tubashe kuba twacyongeramo mu nkuru zigiye zitandukanye. Iki ni igitabo kivuga ku mateka ya Paul Kagame, gifite page zisaga 50, tadufite ama page ebyiri ku munsi. Ni page zamara iminsi 20.